Iyi rero nubundi ni inkuru yongera guca intege cyane rwose no gukandamiza abanzi b'igihugu cy'u Rwanda. Ni ku munsi w'ejo nibwo twakomeje kugenda tugaruka ku makuru agaruka kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ariko kandi twayagarutseho nyuma y'uko nubundi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru by'abanzi b'igihugu cy'u Rwanda bari bakomeje kugenda bakwirakwiza ibinyoma cyangwa se inkuru zivuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone zari inkuru mu by'ukuri z'ibinyoma byatumye n'umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda bahitamo rwose kubinyomoza, bongera guhumuriza abanyarwanda bababwira ko nta kibazo na gito gihari, ndetse ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame kari mu nshingano ze nk'ibisanzwe. RDF nayo yavuguruje itangazo ryari ryashyizwe hanze n'ubundi rivuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo byagarukiye aho ngaho, ku munsi w'ejo twamubonye n'ubundi ari mu kazi nk'ibisanzwe, ariko nanone bwari ubutumwa bukomeye cyane kuri abo banzi b'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko rero n'ubundi amashusho yo ku munsi w'ejo yagiye hanze ndetse n'amafoto, benshi mu bigarasha ndetse n'abo banzi b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bavuga ko ari video zakozwe, abandi bakavuga ko ari zakoreshejwe ikoranabuhanga. Ariko kandi ibyo ntabwo byari bihagije. Uyu munsi nyakubahwa Perezida Paul Kagame yikomereje akazi ke, na akazi kuri ubu ngubu karimo no gutanga ubutumwa bukomeye cyane kuri abo banzi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda bari bahangayitse. Uyu munsi ngarutse n'ubundi gukubwira indi nkuru nziza cyane. Reba hasi handitse subscribe, reka nanjye ndeke kwizimba mu magambo, iyo nkuru nziza cyane nyikugezeho. Ni mu gihe bamwe mu banzi b'igihugu cy'u Rwanda bagikomeje gukwirakwiza ibinyoma bikabije by'uko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko yaba arwaye cyangwa se yaritabye Imana, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe akomeje kubasubiza mu buryo bwumvikana, atavuga byinshi ahubwo akora byinshi. Ni nyuma y'uko kuri uyu wa 24 Kamena 2025 yakiriye Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria. Kuri uyu wa 25 Kamena 2025 nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeye kugaragara mu bikorwa bikomeye by'akazi ubwo yakiraga Dr. Akinwumi Adesina, ni perezida ucyuye igihe wa Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB uri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu nama ngarukamwaka ya 28 ku bukungu bw'isi. Ibi biganiro hagati ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Dr. Adesina byibanze cyane ku mibanire yihariye y'ubufatanye bw'ingirakamaro buri hagati ya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda n'iyi Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB, ndetse rero nuko ubwo bufatanye bwakomeje kuzana impinduka mu nzego zitandukanye z'ubukungu, haba mu buhinzi, ingufu, ibikorwa remezo, uburezi ndetse n'ikoranabuhanga. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashimye cyane uburyo AFDB cyangwa se iyi Banki Nyafurika itsura amajyambere yakomeje kwerekana ubushake bwo gushyigikira iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ashimira Dr. Adesina ubwe kubera uruhare rukomeye cyane rutaziguye mu kubaka ubumwe hagati ya Banki Nyafurika itsura amajyambere n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru ije mu gihe bamwe mu banyepolitiki n'impirimbanyi z'urwango zaturutse hanze, cyane cyane bamwe rero mu banzi b'igihugu cy'u Rwanda n'abanyepropaganda b'abanyekongo bakomeje kwemeza ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko yaba arwaye, abandi batararembye, abandi bakihutira kumubika ndetse no kuvuga rwose amagambo ateye isoni n'agahinda ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri izo mbuga nkoranyambaga zabo. Icyakora ibyo byose inzozi zitazigera na rimwe rwose zijya mu bikorwa cyangwa se ngo bazigire imamo. Uko rero bakomeje kugenda babivuga, ni nako nyakubahwa Perezida Paul Kagame akomeje kugenda rwose agaragara mu ruhame, yibereye mu bikorwa bitandukanye bikomeje kugenda biteza imbere igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'amafoto menshi cyane n'amashusho bikomeje kumugaragaza yisekera, yishimye ndetse nta n'ikibazo na gito afite. Uku kwigaragaza k'umukuru w'igihugu mu bikorwa bikomeye cyane byo kwakira abayobozi b'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abahoze ari ba perezida b'ibihugu ni ikimenyetso nakuka cy'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ameze neza, ari mu kazi kandi ashishikajwe n'iterambere ry'igihugu n'umugabane wa Afurika wose muri rusange. Reka rero noneho dukomereze iyi nkuru yacu ku guhumuriza abanyarwanda bari bakomeje kugenda rwose bita kuri ibyo bigarasha cyangwa se babitaho umwanya. Ubwitabire bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri ibi bikorwa ni igikorwa gikomeye cyane cyo guhumuriza abanyarwanda barimo kwibaza ku byagiye bihimbwa n'abanzi b'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ni ikimenyetso gikomeye cyane Rwanda rukomeje gutera imbere, kandi ko ibinyoma ndetse no kuvugwa ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko bitamusubiza inyuma. Ni ikimwaro gikomeye cyane kubitwa ibigarasha bavuga ko rwose amaherezo y'igihugu cy'u Rwanda yarageze, nyamara rero biragaragara neza ko yari amagambo y'amahomvu.
u Rwanda ruyobowe n'umuyobozi ushyira imbere ibikorwa, ntabwo rwose ajya yita ku rusaku cyangwa se ibindi, ahubwo arasubiza akoresheje ibikorwa. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame wanga gusubiza mu magambo y'abantu ndetse akanga no kwita kuri urwo rusaku twise amahomvu, ahubwo akomeje kwerekana icyerekezo, icyizere n'ubushobozi bwo gukomeza kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu nzira nziza y'amajyambere. Ni mu bihe nk'ibi ngibi rero buri munyarwanda wese w'umutima muzima agomba gusobanukirwa ko ibyo bikorwa byo gukwirakwiza inkuru z'ibihuha ni umugambi wo gushaka guca intege abanyarwanda, guhungabanya umutekano ndetse no gusenya isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi igihe cyabo cyarangiye. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ameze neza, arakora, arayobora kandi aracyari umusingi udasenyuka w'ubumwe, umutekano n'iterambere by'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero tugana ku musozo twongere kwibukiranya ibi ngibi. Abanyepolitiki bamanjwe, abanyepolitiki bamazimwe ndetse n'abanyabwoba bari bizeye ko bagiye gusenya cyangwa se ko ibyo bavuga bishobora gusenya imitima bikaba byanabangamira abanyarwanda. Baribeshya cyane. His Excellency Paul Kagame ni muzima, arakataje kandi igihugu kiragendwa. Ubutumwa bwiza noneho ku banyarwanda bose muri rusange bafite umutima wo gukunda igihugu, bagomba kumva ko bafite umuyobozi ukomeye, wubashywe kandi uhamye, utazigera rwose atererana abanyarwanda mu rugendo rwo kubaka igihugu kizira amacakubiri n'urwango. Ngibyo rero mu by'ukuri ibyo twagarukaho bijyana n'iyi nkuru tumaze kubagezaho, ariko nanone bikagaragara no mu mashusho agaragaza Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakira abanyacyubahiro batandukanye bagendereye igihugu cyacu. Mukomeze mugire ibihe byiza n'umugoroba mwiza. Nge nk'ibisanzwe ndakomeza kuza buri kanya nkugezaho n'andi makuru atandukanye arabagezweho. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva n'ikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ya telefone ikurikira: 0788 38 57 87.